Mwiriwe neza bene data bavandimwe, ndabasuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Yesu ashimwe. Kuba tutari duherukanye, muraho neza, muri amahoro. Mwanya nk'uyu rero ndaje kugira ngo tuganire ku ijambo twabateguriye rigira riti urugo rwiza. Topiki tugiye kuganiraho urugo rwiza. Nge mwumva nitwa Bizimungu Jean Claude. Mwene data muvandimwe, umwanya nk'uyu nguyu nezerewe Imana ko ikomeje kuturindira mu buntu bwayo, tukaba tugejeje igihe tugihumeka umwuka wazima. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Nifuje ko tuganira ku rugo rwiza rwo muri no minsi, cyangwa se urugo rwiza rwo muri iki gihe duhagazemo. Burya umubyeyi mwiza n'utanga uburere bwiza butunganye kandi buboneye ku bana yibyariye. Muvandimwe, burya ubu rero umubyeyi aho umwana we niko kabando k'iminsi keza aba ari kumuha kandi azicumbagirizaho ageze ahamanuka cyangwa se ageze ahazamuka. Uburere ni ikintu cy'ingenzi njyewe numva kiruta ibindi byose umubyeyi yaguha, kuko urugo n'amatungo n'ubundi butunzi bundi mu by'ukuri numva ko buza nyuma y'uburere. Urugo rwiza rugira byinshi biruranga kandi bigiye bitandukanye. Gusa urugo rwiza muvandimwe, bimwe mu biruranga, rugira amahoro kandi nta mwiryane urubonekamo. Urugo rwiza ba nyirarwo bashyira hamwe, baruzuzanya, bungurana ibitekerezo, basenyera umugozi umwe. Burya intambuko y'umwana w'umusore 35% igaragaza intambwe ya se. Intambuko y'umusore 35% igaragaza intambwe ya se. Naho umukobwa we, imyubakire y'urugo rwe 50% abikura kuri mama we umubyara, abikura kuri mama we umubyara. Ndasubiramo. Naho umukobwa we, imyubakire y'urugo rwe 50% abikura kuri mama we umubyara. Hanyuma 50% isigaye iherereye
ku babyeyi be bombi no mu gisekuru cye akomokamo. Mwene data, inshuti yanjye, muvandimwe, urugo rwiza njyewe nararwitegereje ndeba mu iyi si, icyiza narugereranyamwo nacyo ndakibura. Ngarura amaso n'intekerezo maze ndararama ndeba mu kirere aho amaso abasha kugarukira, aha twita ngo ni ku ijuru. Mu by'ukuri natekereje ko burya urugo rwiza narugereranya n'ijuru rito ry'amahoro ry'umunezero. Urugo rwiza rwo muri iyi si ni ijuru rito ry'amahoro. Rubyiruko, mboneraho kugira icyo nakongera kubibutsa cyangwa se kubakangurira mwe mu nyumva mu nteze yombi. Tugerageze gutambuka neza mu ntambwe zacu zigaragaze ababyeyi, umubyeyi wacu tubyara data, umubyeyi wawe papa wawe, mugaragaze mu ntambuko yawe, bityo uzakubona azavuga ati uyu mwana asa na se umubyara, uyu mwana ni uwa se. Nawe mushiki wanjye, ndakwibutsa cyangwa se ndakongera kugukangurira mubwira ko burya imyubakire y'urugo rwawe iyo ibaye myiza, akenshi na kenshi bikunze kugaruka kuri mama wawe ukubyara. Bamwe bati uriya mwana urugo rwaramunaniye, ati ni nk'uwa nyina. Abandi batari ko se ko mama we ari umubyeyi wubatse urugo rugahama ndetse rugakomera kugeza ubu akaba asazanye n'uwo yashakanye nawe, uriya mwana we bite ko urugo aka kanya rumunaniye? Ibyo nabyo birashoboka. Mu by'ukuri hari igihe umwana imico y'urugo rwe, imico ye n'imyubakire ye ubona bitandukanye n'uburere ababyeyi bamuhaye. Ugasanga umwana afite ibyo yagiye araruza hanze, maze abareba hafi cyangwa se abatekereza hafi bamubona yigira uko atari, uko ababyeyi be batamureze cyangwa se uko ababyeyi be batari, bati afite abikura ngo buriya ni ku babyeyi be. Kandi mu by'ukuri ababyeyi barengana, bikaba nka kwa kundi baca wa mugani ngo umubyeyi acumura yicaye. Bashiki banjye mutari mwarwubaka, mbifurije urugo rwiza. Nurwubaka uzagira urugo rwiza. Urugo rwiza ni umugisha. Kugira urugo rwiza bisaba kwihangana, bisaba guca bugufi, kandi urugo rwiza ntabwo rwizana, ni ugusenga Imana ikabaha urugo rwiza rw'amahoro rw'umugisha. Bakuru banjye, barumuna banjye, namwe simbibagiwe, mugire urugo rwiza. Urugo rwiza ni umunezero. Urugo rwiza
n'ijuru rito ry'amahoro. Imana ibagirire neza kandi ibahe urugo rwiza rw'umugisha ibihe byose. Amen.